Ndabasohoje mu izina ry'umwami wacu YESU KRISTO umucunguzi. Ni mwese mukurikiranye ijambo ry'Imana kuri channel ya YouTube, aho mugiye muherereye mu bice bitari bimwe hirya no hino ku isi. Ubuntu bw'umwami Imana ntibubane namwe mwese. Njye basohoza ni Evangeliste Bienvenu MANASSEH. Nongeye kwishimira ko mpawe umugisha n'Imana isumba byose kugira ngo nganire namwe inshuti z'umusaraba wa YESU KRISTO ndetse n'abazamwizezwa n'ijambo rye, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'ubutumwa bwiza. Munyemere rero tuganire ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo amakuba ntakagukure mu gakiza, cyangwa se urinde agakiza mu gihe cy'amakuba yawe. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 11. Dusome ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 4, twumve icyo Imana ivuganye natwe mu ijambo. Haranditswe ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12, avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese niwe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Mwami w'abami turagushimiye, izina ry'umwami wacu YESU KRISTO umucunguzi naba ari ryo riboneka hagati muri twebwe. Ineza y'umwami Imana, imbabazi, kugirirwa neza n'Imana isumba byose boneke muri iri teraniro, riboneke muri abantu batari bakeya bagiye kumvira ijambo ry'Imana. Ubwiza bw'umwami Imana burabajyane kuri buri umwe wese. Igitinyo n'igikundiro by'Imana isumba byose bibonekeye kuri buri umwe wese, kandi kurindirwa agakiza n'Imana ishobora byose byubakwe nk'inkike kuri buri umwe wese. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu YESU KRISTO umucunguzi. Amen. Dusomye ijambo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ni ku nkuru z'ubutumwa Yohana yari atumye kuri Yesu. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kurinda agakiza mu gihe cy'amakuba yawe. Urinda agakiza mu gihe cy'amakuba yawe. Uyu Yohana watumye kuri Yesu ubutumwa, akabwira abigishwa akabwira ati, nimugende mumbarize uwo nguwo muvuga, nimugende mumbarize uwo nguwo uri kwigisha, nimugende mumbarize uwo nguwo uri kubwiriza, nimugende mumbarize uwo nguwo uri kubatiza. Mbese ni wa wundi twahanuwe, ni wa wundi twategereje cyangwa dutegereze undi? Ibi bintu Yohana yarabivuze mu gihe atarakwiriye kubivugamo, kuko yaragoswe n'amakuba menshi. Ayagotewe mu gihe kigoye, ayagotewe mu gihe cy'umubabaro, adafite ikimuhumuriza n'iki na kimwe. Ariko ndagira ngo ubwire ngo mu gihe uzaba ugezemo udafite icyo kuguhumuriza, udafite inshuti zikubwira ngo pore, udafite imiryango ikubwira ngo komera, umugabo atakubwira ngo komera warashakanye nawe, umugore atakubwira ngo komera warashakanye nawe, abo wabyaye batakubwira ngo komera warabareze, abakubyaye batakubwira ngo komera barakubyaye, abo mwiganye batakubwira ngo komera, abo mwagiye mukona batakubwira ngo komera ugeze mu gihe cy'akaga, abo mwari inshuti batakubwira ngo komera ugeze mu gihe utabasha kwikuramo. Ndagira nkubwire ngo ntuzacike intege ngo utakaze agakiza kawe kubw'ibyo bibazo uhuye nabyo, kubw'ayo makuba uguyemo, ahubwo uzategereza agakiza k'Imana, uzarindira Imana, witegereze wihangane. Dawidi yandika Zaburi ya 40, yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo ntegera ugutwi yumva gutaka kw'ijwi ryanjye, ngo arangije akura ibirenge byanjye mu rwondo rw'isa abishinga ku rutare. Aravuga ngo Uwiteka ni imbabazi zanjye, aravuga ngo Uwiteka ni igihome kinkingira. Imana ishimwe. Gerageza ahantu abasha kubona. Dawidi yari umwami, agera ahantu abasha kubona ko ubwami bwe butakibashije kumukingira, agera ahantu abona ko akuwe mu bwami bwe, abukwemo n'uwo yibyariye, abona imbaraga ziwe zirarangiye, abona imbaraga z'ubutware bwe nta kintu zikimaze. Arangira avuga ngo ariko umuntu ategereje Uwiteka nihanganye. Imana ishimwe, Imana imubera igihome kirekire. Ndagira nkubwire ngo iminsi mibi nta muntu itajyegeraho, ibihe bibi nta muntu bitajya bigeraho, ibihe by'amakuba nta muntu bitajya bigeraho. Umunyarwanda yaravuze ngo iminsi mibi ntawe ugicuraho undi. Umuntu wese ahagazeho ariho hose, kuri position yariyo yose, kuri platform yariyo yose,
umuntu uwo ari we wese ahantu ajya ahagarara, umuntu uwo ari we wese ahantu yaryama, umuntu wese ariho yose yakwicara, ndagira ngo ubwire ngo nta muntu iminsi mibi itagigeraho. Ariko mu gihe cy'iminsi mibi, mu gihe cy'amakuba, ntugatakaza agakiza, uzakomeze kurinda agakiza kawe, ukarindire kuza k'umwami Yesu. Ijambo ry'Imana yarimbwira, Yesu niko yivugiye ubwo, aravuga ngo wihangana akageza imperuka, ngo nguwo niwe uzakizwa. Ibihe byagukura ku Mana ni byinshi, ibihe by'ibyago bizagukura ku Uwiteka ni byinshi, ibigeragezo byagukura mu gakiza ni byinshi, intambara zagukura mu gakiza ni nyinshi, amakuba yagukura mu gakiza ni menshi, ariko ibi byose byagukura mu gakiza, ndagira ngo utangarize ngo ntabwo ari byo kugukiza, ni ibyo kukwica kurushaho, kuko utazigera wumva impanda yo ku gihe cy'imperuka. Iminsi mibi inshuti yanjye nikugeraho, ibihe bini byakugeraho, kuko umuntu wese ategetswe kubinyuramo, umuntu wese azabinyuramo uko byagenda kose, umuntu wese azabinyuramo uko byagenda kose. Ariko ntibyajya bigera, ujye utegereza agakiza k'Imana, ukarindire kuza k'umwami Yesu Kristo. Umwami Ahabu yigeze abwira umwami w'Ashuri, umwami w'Isiriya, abwira Benihadadi, wari wamubwiye ngo ndashaka abagaragu, ndashaka abagore, ndashaka abana, ndashaka igiciro byose tuze mu gihugu cya Isiraheli, byose ibyo ndabishaka. Ngo umwami Ahabu arabimwemerera bitewe n'uko yumvaga imbaraga ze zirangiye. Ariko ageze aho ngaho yongera arisubira, arava aramutumaho intumwa, amaze kugirwa inama n'abiru, amaze kugirwa inama n'abamukikije, arabwira ngo ibyo ntubyemere, biragatsindwa n'Uwiteka. Ngo arangije atuma ku mwami Benihadadi, aramubwira ngo ndagira ngo utangarize ngo uwikuramo umwambaro, utarikura umwambaro w'urugamba, ukiwambaye, ucyambaye umwambaro w'urugamba, ye kwirata nk'ukura mwatabarutse. Nshuti, turacyambaye umwambaro w'urugamba, ntabwo turatabaruka rwose, turacyambaye umwambaro w'urugamba. Kandi ucyambara umwambaro w'urugamba bari mu ntambara, uri mu ntambara burya abashobora kuba yayipfiramo, abashobora kuba yayimugariramo, abashobora kuba yayikiriramo, abashobora kuba yafata igihugu cyangwa yagifatanwa. Ucyambaye umwambaro w'urugamba ntabwo akwiye kwifata nk'ukuramo atabarutse, ntabwo akwiye kwifata nk'ubyina intsinzi atabarutse. Ucyambaye umwambaro w'urugamba abakirwana. Aha baramubwira nti we kwifata nk'uwikura umwambaro w'urugamba atabarutse kandi ukiwambaye, uwambaye umwambaro w'urugamba. Nshuti, ucyambaye umwambaro w'urugamba, we kwifata nk'ukura mwatabarutse. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bihe bibi urinde agakiza kawe, kuko umwami Yesu kuza ko azaza. Yohana ageze mu bihe bigoye, Yohana wabajije, watumye intumwa akazisoma kuri iri jambo, akababwira ni mugende mumbarize ngo uwo nguwo ubwiriza, uwo nguwo uri kubatiza abantu, uwo nguwo uri kuvuga ibyategetswe byavuzwe n'Imana, ni wa wundi twahanuye cyangwa dutegereza undi? Ndagira ngo ubwire ngo Yohana yabivuze mu gihe kitari gikwiriye, icyo akora bitewe n'agahinda yari afashwe nako, abitewe n'amakuba yari ahagazemo, ariko avuga ibyo atarakwiriye kuvuga, akora ibyo atarakwiriye gukora, atuma ubutumwa atarakwiriye gutumwa, kuko uyu nguyu yatumagaho ngo nimugende mumbarize ngo mbese ni wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereza undi. Ndagira ngo ubwire ngo Yohana niwe wari warahagaze hakurya ya Yorodani arimo arabatiza abantu. Abafarisayo bamusangayo, ngo bamusanga ari abanyamakuru, bamusangayo batumwe. Ndagira ngo ubwire ngo nawe hari abantu bashinzwe kugenda, abantu bashinzwe gukurikirana amakuru, badashinzwe kumenya umwami, badashinzwe kumenya iby'agakiza, badashinzwe kumenya abashinzwe gusa kumenya ngo ni ibiki byakirahiye, byakarabaye, byakiradiha, byakiradodora, ibintu nk'ibyo gusa, badashinzwe kumenya, badakeneye no kumenya iby'agakiza n'inkomoko zako. Abafarisayo bamutumwaho, barangije bamusanga aho ngaho arimo arabatiza abantu, baramubaza ngo mbese ni wowe Eliya? Undi arababwira ati ntabwo ari njyewe Eliya. Arababwira ati, baramubaza ati, si ni wowe Yesu wa wundi twumvise wahanuwe, uwo Mose yanditse n'abanyamategeko bakamwandika n'abahanuzi bakamuhanura, mbese ni wowe? Arababwira ati ntabwo ari njyewe. Arababwira ati none se ni wowe wa muhanuzi wavuzwe kera? Arababwira ati ntabwo ari njyewe. Baramubaza ati none se urabatiriza iki niba utari Yesu? Ntube Eliya, ntube na wa muhanuzi. Arababwira ati ngenda batirisha amazi n'umuriro. Arababwira ati ngenda batirisha amazi, arababwira ati ngenda batirisha amazi, ariko muri mwe bwahagazemo uwo mutamenye. Imana tugirire neza. Muri mwe bwahagazemo mutigeze kumenya, muri mwe bwahagazemo mutigeze kumenya, kandi mwaramwumvise rya jambo ribasohora rivuga ngo muzumva ariko mwe kumenya, muzareba ariko mwe kubona. Muri mwe bwahagazemo mutigeze kumenya, uwo nguwo ni wundi ucubukuru, kuko yabayeho nge ntari nabaho. Yavugaga Kristo umwana w'intama w'Imana, yavugaga umucunguzi. Uwo Yohana mu byahisho yavuze ngo ni intare y'umuryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, uwanesheje urugamba. Imana ishimwe.
Aravuga ngo muri mwebwe hahagaze nk'undi utubukuru mutigeze kumenya. Uwo nguwo niwe ubatirisha umwuka, uwo nguwo niwe ubatirisha umuriro, kuko njye sinkwiye no gupfundisha imitwe inkweto ze, kuko yari ariho njye ntarabaho andi utubukuru. Yohana amuvuga neza, Yohana aramuhamya, Yohana yari yaramwumvishe, Yohana yari yaramuhanuriwe, Yohana yari yarigeze abwira abantu habwira n'icyakora sinari muzi, ariko wantumye kubatiza, wantumye kubatiza yarambwiye ngo uzabona inumi zikamuhagarara hejuru, ukumva ijwi rivugira mu gicu, uzamenye ko uwo nguwo ari we ukwiriye kuza. Kirababwiye nti ndi integuza, ndi ijwi ry'urangurura mu butayu, avuga Kristo neza nk'umuntu umuzi. Abantu twagiye tumubwiriza, abantu twagiye tumuvuga mu byumba, abantu twagiye tumuvuga dusenga, abantu twagiye tumushimira dukorera ubukwe, abantu twagiye tumushima turangije amashuri, abantu twagiye tumushimira dukuye mu bitaro twakize indwara, tugenda tumuvuga, ariko twongeye kugaruka mu bihe bibi turamwibagirwa. Twongeye kwibagirwa mu bihe bibi, twibagirwa wadukijije, twibagirwa waturokoye, twibagirwa waduhaye agakiza, twibagirwa umwami w'abami, umutanga bugingo, turamwibagirwa kuko tugeze mu bihe bigoye. Twibagirwa nyamara ko twagiye twize kubigeramo turangije tubikurwamo, twibagirwa ko twagiye twize kubigeramo turangije nyamara tubikurwamo n'ububasha bwe n'ubutware bwe. Yohana amuvuga neza, aravuga ngo uwo nguwo niwo Mose yanditse, niwo Mose yahavuze, niwo bahanuzi bahanuwe, niwo abanyamategeko banditse, uhagaze muri mwebwe, niwe ntama w'Imana. Igihe kimwe abwira abigishwa be ngo abonye Yesu azamusanga, arababwira nturiya niwe ntama w'Imana, niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Uwo nguwo niwe agakiza kategetse, uwo nguwo niwe ufite agakiza, uwo nguwo niwe ufite ukuboko komora. Uwo nguwo Yohana amuvuga neza, aramuvuga, ariko ibyago bije, amakuba amaze gutera, amaze igihe kinini mu nzu y'imbohe atabona abamusura. Ndagira ngo ubwire ngo hari igihe uzafunga uzira akarengane, ibyo bijya bibaho, birashoboka cyane. Hari igihe uzarwara ntubone ugusura, hari igihe uzarwara ntubone imiti yo kugukiza, hari igihe uzarwara abaganga bakagusimburana ariko ntubone ugukiza, hari igihe uzarwara ukazira mu bitaro byinshi. Ariko nagira ngo ubwire ngo Kristo wizeye ntabwo ukwiriye kumutakaza. Impamvu udakwiriye kumutakaza, uwo ngo wizeye ntabwo ajya arwara. Impamvu udakwiriye kumutakaza, uwo ngo wizeye ntabwo ajya asonza. Impamvu udakwiriye kumutakaza, uwo ngo wizeye ntabwo ajya asaza, ntabwo ajya agajuka, ntabwo ajya ahinduka. Ndagira ngo ubwire ngo hari impamvu nyinshi udakwiriye kumutakaza, nuko uwo wizeye ntajya ananirwa, ntajya acogora, icyo yavuze no kugikora azagikora, kandi kuza ko azaza. Mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amakuba, rinda agakiza kawe, rinda inkike z'agakiza. Zaburi ya 11 yarambajije, inarayikubaza, iravuga ngo mbese imfatiro z'ishimwe umukiranutsi yakora iki? Ngo mbese yagwa akava mu byizerwa? Mbese ibyo wari utunze, ibyo wari wishingikirijeho bikuweho? Mbese wari wishingikirijeho bakuweho? Mbese ibyo wari wikomejeho bikuweho? Inkiki zose wari wiyegamijeho zikuweho? Mbese wagwa ukava mu byizerwa? Hoya ntibikabeho. Rinda agakiza kawe mu gihe kigoye. Kandi nagira ngo ubwire ngo amakuba si ukurwara, amakuba si ugupfusha, amakuba si ugufungwa, amakuba si ukugira gute na gute. Amakuba ni ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kikakunyeganyeza, kigatuma umutima wawe unamuka, kigatuma umutima wawe ucogozwa n'incamugongo, warangiza ukava mu gakiza urindiwemo kazahishurwa bw'Umwami Yesu uzaba agarutse. Ushobora guhura n'amakuba uburyo ugahaga, ushobora guhura n'amakuba wiga neza utsinda, ushobora guhura n'amakuba kandi wicaye mu kazi keza, wicaye muri ofisi nziza, ukorera kampani zikomeye. Ushobora guhura n'amakuba ucuruza bikagenda neza, ushobora guhura n'amakuba warashatse neza, warabyaye neza, waravutse heza. Wahura n'amakuba ni ukuri iminsi mibi nta muntu ugicuraho undi. Ushobora guhura n'amakuba uri umwami, uri ibwami, ari butuye, ari huba. Ikintu cyose cyaje kikakunyeganyeza, kigatuma uhindukira ku ntego y'agakiza, kigatuma uhindukira ku ntego y'igihamo wagiranye n'Imana. Icyo cyose ni amakuba, kuko amakuba arica inshuti, amakuba aracogoza. Yohana ajya mu nzu y'imbohe azira akarengane, nyamara byari byarahanuwe kuko yari integuza y'Umwami Yesu, kandi yagombaga kunyura muri iyo nzira. Ntabwo amakuba akwiriye kudutuma dutakaza intego y'urugendo, ntabwo amakuba akwiriye gutuma, ntabwo ibibazo, ibigeragezo, ibyago, ntabwo bikwiriye gutuma dutakaza intego y'agakiza. Ntabwo bikwiriye. Rinda agakiza kawe mu gihe kigoye, mu gihe kibi, mu gihe cy'umubabaro rinda agakiza kawe, mu gihe cyo gusonza rinda agakiza kawe, mu gihe cy'ubushomeri rinda agakiza kawe.
mu gihe cy'ushaka urugo rinda agakiza kawe, mu gihe cy'ubupfubyi rinda agakiza kawe, kuko ntacyo uzireguza. Ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya b'intumwa n'abahanuzi, ubwo tugoswe n'icyo gicu, nta kintu tuzireguza, ntacyo tuzireguza. Kandi umwami Yesu kuza azasanga uhagaze hehe, azasanga uri hehe. Yigeze abwira abantu, abacira umugani, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 18, arababwira ngo ntimwumvishe iby'umucamanza utarobahaga Imana yite no ku bantu, ntimwumvishe n'iby'umupfakazi wamutitirijeho uburyo yamugenzeho umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, amubwira ndengera ku mwanzi wanjye. Umupfakazi arimo ashaka kunyagwa abana be, ibyo atunze byose byaramushize kuko ari umupfakazi adafite ijambo mu muryango yashatsemo, ariko ngo aramutitiriza, aramukurikirana ku manywa na nijoro, aramukurikirana. Arangije ngo abonye ko amurembeje, bamukemurira ikibazo. Yasabaza abantu abaza ngo mbese niba umucamanza umeze gutyo n'umupfakazi wamutitirijeho gutyo, nimba yaramukemuriye ikibazo, Imana niyo izirengagiza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Yesu arangije arababwira nti nukwinde babwira ukuri ngo ntabwo yazirangarana, wahabwe ngo izazirengera ngo kandi vuba. Yararimo yigisha abantu ko bakwiriye gusenga mu bihe bigoye. Nubwo wasenga ntumvirwe uyu munsi nusubizwe uyu munsi, ariko amasengesho ntajya asaza. Amasengesho wasenganye gukiranuka, amasengesho wasenganye kwera, amasengesho wasenganye kwirinda, amasengesho wasenganye kwizera, ayo ngayo ntajya aribwa n'imbeba, ayo ngayo ntajya afatwa n'ingesi, ayo ngayo ntajya abaho n'iminyururu, ayo ngayo ntabwo ajya afungwa, ayo ngayo ntabwo ajya anyagwa, ayo ngayo wasengeye mu nkike y'agakiza, ayo ngayo azakurengera ku munsi utazi, ayo ngayo azakurengera mu gihe utazi, azakurengera mu gihe utigeze kumenya, azakurengera mu gihe cy'amakuba adasanzwe. Ayo ngayo niyo yarengeye Daniel mu rwobo rw'intare, umwami yaciye iteka ryo kujugunywa mu rwobo rw'intare. Ayo ngayo niyo yarengeye amasengesho mu nkike y'agakiza, niyo yarengeye Saduraka, Meshaki na Abedenego, bahajwe mu itanura ry'umuriro. Umwami Nebukadinezari arahishurirwa, umupagani amenya Imana, aravuga ngo ndabona babohowe mu muriro, kandi ndabona ari bane, kandi ishusho y'uwa kane irasa n'uy'umwana w'intama w'Imana. Barengewe n'amasengesho basengeye mu nkike y'agakiza, bayasengera mu nkike y'agakiza, arangije abarokora ku munsi mubi batari bategereje. Aho bari bavuze ngo nawe itadukiza, nta cyatuma tukumvira, nta cyatuma twubararira ibigirwamana byawe. Ayo masengesho mu nkiki y'agakiza yarengeye Moridekayi, arengera Abayuda. Moridekayi yamanukiwe igiti, akimanikirwa ahantu hiherereye, ariko agiye kumurengera, amurengera ku karubanda, atambagizwa mu murwa, abantu bose bagenda baririmba ngo uwo mwami akunze kubaha, ngo dore ko bazajya bamugenza. Regera nkubwira ngo amasengesho wasengeye mu nkiki y'agakiza, nubwo warwara igihe kirekire ntajya arwara, nubwo wababazwa igihe kirekire ntajya babazwa, nubwo waboho igihe kirekire, iyo ntabwo ajya abohwa n'iminyururu. Azakurengera ku munsi utazi, kandi wayasengeye mu rwihisho, wabarizwa ahantu hakomeye, ariko n'Imana niza ntabwo izaceceka, izavuga. Kandi umwami Yesu naza, azaza ku ngoma ye. Abategereje bose batirindiriye mu gakiza, bakarindira bihanganye, bagategereza agakiza k'Uwiteka bihanganye, abo ngabo bakihangana kugeza imperuka, abo bazakizwa kuko bazumva ijwi ry'umwana w'intama w'Imana, n'ijwi rya marayika ukomeye, n'ijwi ry'impanda. Abo bazaryumva, ngo bazaba barasinziriye muri we, barasinziriye mu nkike y'agakiza, barapfire mu nkike y'agakiza. Abo ngabo bazumva ijwi ryiwe, bave mu bituro nk'umucunguzi, bavanwemo nawe, ngo n'abazaba bakiriho bahindurwe bazima. Abo bose basanganira umukiza, bamusanganire mu bicu, aho bazimana ingoma na Kristo. Mushuti, muvandimwe, mugenzi, bo wumvishira ijambo, ndakwinginga ngo rinda inkike z'agakiza, rinda agakiza kawe mu gihe cy'amakuba, rinda agakiza kawe mu gihe cy'ibyago. Abantu bagushizeho, inshuti zigushizeho, ibintu bigushizeho, amashuri bwiza ntacyo ari kukumarira, abo warengeye ntacyo bari kugufasha, aribo baguhindukiranye. Rinda inkike z'agakiza, kuko bizakurengera ku munsi mubi, bizakurengera ku munsi w'ibyago byawe, bizagukiza igihe utazi, bizagukiza igihe utigeze kumenya, bizagukiza igihe utigeze kumenya. Yohana ageze muri ibi bihe, aranamuka, arababara, arangije avuguruza ibyo yavuze, aravuga ngo mbese ni wa wundi, niwe twavuze cyangwa dutegereza undi? Niwe twavuze. Yesu aramubwira ngo nimugende mumubwire Yohana, mumubwire ngo dore ibirema birakira, ibirema biragenda, ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka, ibiragi biravuga. Mubabwire ngo abantu barahabwa agakiza, abantu barakizwa umunsi ku munsi. Nimugende mumubwire Yohana ibyo mubonye, nimugende mumubwire ibyo mubonye. Nagira nkubwire ngo nubwo uri mu bihe bibi, nubwo uri mu bihe bigoye,
ariko data arakora kandi na Yesu arakora. Nubwo uri mu bihe bidasanzwe ariko Yesu aracyariho, kandi Yesu ariho kubera wowe, Yesu ariho ku buzima bwawe, kuko yakuvuze ijambo rikomeye. Ndagira ngo ubwire ngo uririndire mu gakiza, uririndire mu nkike z'agakiza. Yesu abaza abantu, arabaza ngo mbese ubwo umucamanza n'umupfakazi byagenze bityo Imana izabura kurengera intore zayo? Ariko arangije asigarana ikibazo gikomeye, aravuga ngo ariko umwana w'umuntu azaza asanga kwizera ko kiri mu isi. Wowe azaza asanga kwizera, ufite kwizera, azaza asanga ukiringiye Imana, azaza asanga ukiri mu byiringiro, azaza asanga ukikomeje mu nkike z'agakiza, cyangwa azaza asanga wararambitse ibitabo, cyangwa azaza asanga warabiretse, cyangwa azaza asanga warabivuyemo. Wowe azaza asanga, mbese witeguye ko azaza asanga ukiri mu ntego y'agakiza, witeguye ko azaza asanga ukikomeje muri ya nkike y'agakiza, cyangwa azaza asanga warabikuyemo n'amakuba y'uburyo butari bumwe. Aribaza ngo mbese azaza asanga kwizera ko kiri mu isi, ariko ndakwifuriza ko azaza asanga ukiri mu nkike y'agakiza, ukirindire kuboneka kwiwe, ugifite kwizera, wizera umwana w'intama w'Imana. Wandikiye Abayobora yarababwiye, aravuga ngo nyamara arababwira ngo uzaza ntabwo azatinda, kuko hasigaye igihe gito yakaboneka. Ngo nyamara ngo umutima w'umuntu nusubira inyuma, nyamara ngo umuntu natakaza kwizera, ngo umutima w'Imana ntabwo uzamwishimira. Arangije aravuga ngo ariko ngo twebweho ngo ntabwo dufite gutakaza kwizera, ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ariko niki kiguteye gusinzira mu gihe gisa n'iki ngiki? Niki kiguteye kunamuka? Niki kiguteye kwivuguruza ku byo wabwirije, ku byo waririmbye? Niki kiguteye kwivuguruza ku masengesho wasenze? Niki gitumye inkike z'agakiza zawe zisenyuka? Niki gitumye unamuka mu nzira zawe zose? Niki gitumye ugira imitima ibiri? Ndagira ngo ubwire ngo nubwo ibyago byakiyongeranya, ikomeze ku nkike z'agakiza, ikomeze ku nkike z'agakiza. Yesu arahara gutegeye ibiganza kugira ngo akurokore. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikibazo dufite aricyo Kristo yabashije, ni ukibaza ngo mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Abantu benshi barasinziriye. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 25 bwavuze ibintu bikomeye, ngo ni umugani Yesu yacira abantu, abwira ngo hariho abantu kobwa 10, umugani abakobwa 10, ngo 15 bari abanyabwenge, ngo abandi 5 ari abapfu, ngo bose ngo biteguye ibirori by'umukwe, ngo bamusangane bafite amatabaza, bafite bamwe ngo bitwaza amavuta ko bari abanyabwenge, ngo abandi bagenda ntayo bafite, ngo igihe cyo kuza k'umukwe ngo gitinze, ngo barahundikira barasinzira, ngo amatabaza yabo arazima, kandi nta reservoir bafite y'amavuta. Ariko ikintu gitangaje nuko abanyabwenge basinziriye, abapfu bagasinzira, abantu bose basinziriye, abantu bose baheze mu rungabangabo, abantu bose nk'icyo z'agakiza zirimo ziranyeganyega. Wowe uzikomeje gute? Uzaza ntabwo azatinda, kandi azaza ku ngoma yiwe, kandi aya makuba azayaca rwose ayamareho, intambara azazikuraho, urupfu na kuzima azabinesha. Azavanga mbese warupfuye kunesha kwawe kuri hehe? Nawe waruboreye kwawe kudwinga kuri hehe? Uwo niwe uzaca amateka, niwe uzabimaraho. Yesu azaza. Umwiteguye gute? Ndi kukwinginga kugira ngo amakuba ntagucogoze, ngo bitume inkike z'agakiza kawe zikurwaho. Uburwayi umara nk'igihe kirekire, intambara umara nk'igihe kirekire, inkiko umaze nk'igihe kirekire uzengurukamo, ubusore bw'igihe kirekire, ubukumi bw'igihe kirekire, kuba umaze igihe kinini urambanye n'ababyeyi, ibyo ntibigutera impagarara ngo bitume Kristo asanga utiteguye, ahubwo azasanga biteguye. Unesha niwe uzarya ku mbuto zo ku giti kiri muri paradizo yera y'Imana. Twaganiraga ku ijambo rivuga ngo rinde inkike z'agakiza mu gihe cy'amakuba yawe, mu gihe cy'ibyago. Kandi nakubwiye ngo ibyo byose bishobora kuza urya neza, uryama neza, ushatse neza, utuye heza. Ibyo byose byaza wicaye ku ntebe nziza muri ofisi nziza, ariko ikintu cyose cyaha kigatuma agakiza kawe kanyeganyega, kigatuma uva mu ntego y'agakiza, icyo cyose ni amakuba ku buzima bwawe, kuko kizatuma utumva impanda y'ijwi ry'Imana. Ariko ubwo umwami Yesu azaza, azasanga biteguye, azasanga urindiwe mu gakiza, kugira ngo nahamagara amazina y'abera be bose mu gitabo cy'ubugingo, nawe uzumva ijwi rye, uhere kuve mu bituro nk'umucunguzi, umusanganirwa ngubwo. Imana ibahereze umugisha, kandi wongere wibuke aho Imana yavuganiye nawe, wongere wibuke aho Imana yagusanze, wongere wibuke icyo Imana igushakaho, wongere wibuke intego y'agakiza, kandi yikomeze kuri iyo nkike y'agakiza. Kugirirwa neza n'Imana bigusange ahantu uri, kandi neza y'Imana, ubuntu bw'Imana bukurokorera ahantu uri, bugutabarira ahantu uri. Ihumure Imana itanga riboneka mu buzima bwawe. Ihumure Imana itanga riboneka mu buzima bwawe. Shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibahereze umugisha. Ndabasohoje mu izina